muri Mata 1994 wa mwana w'umukobwa hano yari arimo kwiruka. Mwibuka hano wirukaga urimo gukiza amagara yawe, wirukaga urimo gukiza amagara yawe. Hano hari mu giturage cy'iwabo, nta makuru bafite, ubona ari abantu bishimye barimo kugenda batwereka abantu banditse ino filime. Iyi filime mwibuke ko iyi ni filime ariko bagendeye ku mateka ya Genocide yakorewe abatutsi 1994. Hano mwibuke yuko aba bantu n'ubundi ntago bari babayeho neza, bari bafite ubutegetsi bubi, ariko nako akakanya dushimira ubutegetsi buriho bwazanye ubumwe. Hano Genocide yaratangiye, itangirira hano mu giturage Nyamata niho barimo kutwereka, ariko mwibuke ko Genocide yari yarateguwe mu gihugu cyose. Hano batangiye kwica abantu, bakica abantu urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane, kuko bakoreshaga imihoro, imipanga, amasasu, bagakoresha ibintu ubuhiri, bagakoresha nyine nabyita bya bikoresho bya gakondo. Hamwe wica umuntu ukamwica nabi. Hano abantu bari babaye inyamaswa, umukobwa hano yaraje aje hano aza yihisha, ahandi wihishaga ukihisha ukagira ngo naho wihishe hari umuntu uri kugirire nabi, wabaga ufite ubwoba. Hano umukobwa yakomeje gukiza amagara ye, ageze hano akandagira ikintu ariko ntagashobora kuvuga. Hamwe wahuraga n'ikibazo, hano ikintu cyamwinjiye mu kaguru, ariko aracicika. Hamwe wariraga amarira ndetse ukarira ku buryo utanabasha no kurekura ijwi. Hano ikintu cyamwishe mu kaguru, arihangana arangije akivanamo, ariko ntiyabasha kurira. Urakenshi niyo unarize ukarekura ijwi hari ukuntu wumva uruhutsemo, ariko iki gihe cyari igihe cyo gukiza amagara, aho wariraga ukamira mu nda. Byari ibihe bigoye. Noneho Genocide yabaye mu Rwanda, yabaye n'igihe kinini pe. Baravuga ngo ni iminsi ijana. Ibaze iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Ibintu byari bibabaje cyane. Iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Iminsi 100 abantu barimo guhunga, nta kintu kibi bakoze, barimo kuzira uko bavutse gusa. Hano umwana w'umukobwa yarakomeje akiza amagara ye, ariko batwereka mu giturage abarimo kuraswa, abarimo gutemwa. Nyagasani, ibi bintu byari birenze ukwemera, wagira ngo Satani yari yamanutse aza mu bantu. Byari biteye agahinda. Hano bari kubabwira ati reba mbona hariya mutagira n'umwe musiga hano. Ubundi gahunda yari iyo kwica ubwoko bw'abatutsi bugashira burundu, niyo yari gahunda. Ariko ikintu kibi cyonyine cyo kugira ubuyobozi bubi. Hano batweretse umwana w'umukobwa, hano bafataga abantu ku ngufu, bakoraga ibintu bibi cyane, ariko bibi cyane. Hano umwana w'umukobwa arwana n'ushaka kumufata ku ngufu, ariko wa mwana w'umukobwa arimo kugenda batwereka wa mwana w'umukobwa. Hano ikigabo gishaka kumufata ku ngufu, umwana w'umukobwa rero aranga. Umwana w'umukobwa yanga yuko bamufata ku ngufu, ariko batwereka na wa mwana w'umukobwa akibonye yanze yuko amufata ku ngufu, kiramwica. Nyagasani, kiramwica.
hano niko byagendaga abantu bakoze amahano, bakoze ibintu bitari byiza, bakoze ibintu birenze ubwenge, bakoze bamwe baranavuga ngo wagira ngo nta mana yari iki mu gihugu. Ako kanya ari umwana w'umuhungu waje afunga ati tonde utuze, yamufashe umunwa, undi aramubwira ati ntunyegere, ati humura ndi hano kugukiza, ndi hano cyangwa kugufasha, ati ihangane ndi hano kugufasha kandi mbabarire unyumve, ati ndakubwiye ngo ati mbabarire nkukize. Nibuke ko ntabwo haburaga abantu beza bamwe na bamwe, cyangwa ugahura n'abo murimo guhungana, mukaba mwabasha guhungana, Imana yabafasha mukarokoka, kuko hari aho Imana ati njyewe kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati umbabarire. Undi aramubwira ati okay, nta kibazo, njyewe ngiye kugenda, nawe ugende inzira yawe, ati nta kibazo, ati komeza inzira yawe. Hano umuhungu yashatse gufasha umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa yahahamutse, aravuga ati nta kibazo, kangenda inzira yanjye nawe ugende iyawe. Umwana w'umukobwa, mwibuke ko ni inkuru turimo kumva y'uyu mwana w'umukobwa, gusa ariko tunarebera ishusho hamwe ry'ukuntu byari byifashe mu gihugu cyacu. Byari ibintu bibi cyane, byari ibintu utabasha kuza hano ngo uvuge uko wiboneye. Natwe tuba tuvuga nubwo tutaba twaravutse icyo gihe, tubundi tutabibonye, ariko amateka yacu ubwayo arisobanura. Hano umwana w'umuhungu yaragarutse aza ariko yitonze. Hano byasabaga yuko umuntu aba yabasha kukugirira icyizere, kuko hano byageze aho umwana yica mama we, umubyeyi akica umwana we, ababyeyi ubwabo hagati yabo bakicana ngo barimo gupanga amoko. Nyagasani, byari ibintu bibi. Hano aramubwira ati rero ugomba kunkurikira, nimba ushaka tugomba kunkurikira, tukagenda tukareba uburyo twihisha, cyangwa tukareba uburyo turokoka. Ati rero nta kindi kintu, ntabwo waguma hano, nuguma hano bari buze kukwica. Mu giturage bageze aho ngaho batangira gutwika, abantu bari babaye amadayimoni, bari babaye nka Satani, bari babaye abantu babi cyane. Batangiye gutwika bafite imihoro, imipanga, amashoka. Ariko ibi byose byaberaga mu gihugu kimwe, byaberaga intambara yasaga nkaho yateguwe rwose, yateguwe neza. Iyi ntambara yari yarateguwe, hahandi uvuga ngo ubuyobozi bwari buriho, ntabwo navuga ko bwari ubuyobozi bwiza, bwari ubuyobozi bubi pe, ubuyobozi budashyira abantu ku ngo babaringanize, babagira abantu bamwe. Ubuyobozi bwari bubi, ari naho tugomba kuzajya dushimira ubuyobozi bwacu, na perezida wacu Paul Kagame, tukamushimira. Hano umwana yageze mu giturage cy'iwabo, asanga abantu b'iwabo bose bapfuye. basanze abantu bose baba bapfuye. Reba abana bapfuye, barangiza ibaze gupfa. byari birenze. Noneho ugasanga ibaze umwana nka gutya agapfusha umubyeyi we akamwicara iruhande. Ibaze umwana uba warabonye bino bintu. Mwibaze mwabana mwe. Hano
umwana w'umukobwa yageze mu giturage cy'iwabo asanga igiturage cy'iwabo cyose bagishyize hasi, abantu babishe noneho urw'agashinyaguro, urupfu rumwe rubi cyane. Umwana biramurenga arangije yabonye hano byari biteye agahinda. Hano yaraje abona musaza we ati Nyagasani, ati ibi ni ibiki koko bakoze, ati ibi ni ibiki bakoze, noneho ibi ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze. Undi amuga ati ceceka, hano warariraga ukarira, ariko ukarira, ati ceceka, nyamara nukomeza kuvuga cyane, ati natwe baraza batwice, ati ceceka, ati ceceka, ati ahubwo haguruka tuhunga, ati nguyu ni musaza wanjye, ndebera n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ati ni musaza wanjye. Umwana reba aba bantu ibintu bakoze, abantu baragiye bahinduka inyamaswa, ariko n'iminsi yagiye yicuma, ariko abantu bagakomeza kumva banyotewe no kwica amaraso. Dore icyo bita rero ijoro ribara uwariraye. Iki nicyo bita ijoro ribara uwariraye. Guhunga uhungisha amagara, guhunga nta kintu kibi wakoze, guhunga uzi ko usigaye wenyine, famiye yawe bayishe, guhunga uzi ko urimo guhunga igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, si n'ayandi mahanga, guhunga uzira ubuyobozi bubi, guhunga uzira abantu babi. Undi hano yakomeje kumubwira ati ihangane, ndimo kumva ibihe urimo gucamo, ati ndimo kumva ibihe rwose urimo gucamo, ati ndimo kukumva neza cyane, ati ndimo kukumva neza cyane, ati kandi ubu nanjye ndimo kwibaza, ati se njyewe hari abanjye baba barokotse, ati ndimo kubyibaza, ati kuko abo bantu barimo kutwita inyenzi. Ibaze abantu bicaga abandi barimo kubita ngo ni inyenzi barimo kwica. Ibaze, ese wowe mana y'isi n'ijuru, ibaze kubona abantu barimo kwita abandi inyenzi ngo barimo kubica, ngo babona ko atari abantu nkabo. Ibintu ahantu byari bigeze, ibaze.